guys, ngiye kukwereka application byibuze eshanu z'ingenzi nkenera muri iyi phone yanjye kugira nyine ngo mbagezeho ibintu bitandukanye n'ibindi nyine izi nyine z'ingenzi nawe nyine wakenera. Muribaza ati ese izo application ni izihe? Murabona muri phone yanjye harimo application nyinshi cyane mbese bishoboka. Ngiye kukwereka iza mbere eshanu z'ingenzi. Application ya gatanu ni nayo ngiye guhera. Application ya gatanu uribaza uti benshi ndakeka muri kwibaza ati se iyo application ya gatanu ni iyi? Izi application nyine ngiye kubereka zimfasha nyine kwana ku tuntu twinshi dutandukanye. Application ya gatanu ngiye hano ngiye kukwereka. Application ya gatanu ngiye hano ni iyi application nyikoresha nyine nshaka aba followers kuri TikTok. Ngiye kuzabigisha uburyo nyikoresha, nawe wakenera kuyikoresha kuko iyi application ni nziza cyane. Uguraho aba followers, nzabereka uburyo bikora. Iyi ngiyi application ya kane benshi muri kubaza nayo ngo mbese ni iyihe? Application ya kane ngiyi ntabwo ari iyi, nze nyibereke, ndajya mbabwira na buri application icyo ikora. Application ya kane rero ngiyi, ntabwo ari iyi, uranyihanganira. Ngiyi yitwa CapCut, nyikoresha nyine ndi gukora video zimwe na zimwe, nayo nyine nzabigisha uburyo zikora, harimo nk'izo kuguruka ndetse n'izindi. Application ya gatatu rero ni iyi. Benshi mufite amatsiko yo kumenya iyo application ya gatatu, nzabereka n'urutonde rw'izindi nk'icumi, namwe nyine mujye mubikora. Application ya gatatu ngiyi, kanze nyibereke, usibye ko nyine zimwe ni nyinshi ariko nyine nka za YouTube na za Kizo nabaye nzihoreye kuko zo zirarenze nyine, nizo nyinisha byose ariko zo ntabwo ndazishyira muri uru rutonde. Ngiye kubereka izifasha kugira nyine ngira icyo ngeraho kuri YouTube. Application ya kane ngiyi hano yitwa Video Lyrics, ifasha gukora lyrics. Iyi ni iya gatatu, ifashisha ndi gukora ziriya lyrics mwagiye mubona nagiye nkora nyine nyinshi kuri YouTube yanjye, abankurikirana murazibona. Ngiye kukwereka iyi ngiyi nayo nyine nabereketse uburyo nyikoresha, mbereka n'ibyo ikora nyine. Mwabonye ko hari n'indirimbo ya Element nashyizeho, nayo nayikoresheje ino app. Nawe ushaka kumenya uburyo ikora wambwira, nyandikira muri comment niba hari icyo utabonye neza ngufashe. Ndagufasha, nicyo cyanzanye. Application ya kabiri ngiyi hano bayita nariyibuze, ngiyi bayita Invitation Maker. Iyi ngiyi rero nyifashisha ndi gukora invitation zitandukanye, nayo nshaka kuzayibigisha muri iyi minsi. Ukoreramo invitation za birthday, ugakoreramo invitation za wedding, za severate n'ibindi bitandukanye. Invitation mbese yose, ikirori cyose uzi kibaho muno haba harimo ubwoko bwa invitation bwose. Iyi ngiyi nayo ndayikunda cyane, nawe rwose ushaka kwitunga yaba ari byiza ukajya wikorera utuntu, wenda niba ari sheri wawe wagize birthday ukakamukoreshereza, ukamudesigningira akantu niyo wakamwoherereza kuri phone cyangwa ukagenda ukagafotoza. Iyi rero nayo ni application ya kabiri nkunda cyane ndetse nkanishimira kuko ijya inkorera imiti n'abana bo mu quartier. Iyo harimo wagize
ka birthday ndabimukorera, mbona n'abandi nyine kuri sevarate ndabakorera, ndabeditingira n'ibindi bitandukanye. Indi application rero nkunda cyane cyane kurusha n'izindi zose yitwa screen record. Iyi ngiyi niyo n'ubu ngubu niyo ndi gukoresha kugira ngo ino video muyirebe mureba nyine n'ibi ngibi, keyboard yose muyirebe. Ngiye aha ngaha nayo nshaka kuzayibahuguraho, hari benshi mutazi kuyikoresha mukabona nk'aka kantu aka ngaka nyine aka kantu ntimumenye ngo ni ibiki, kuba nkora tuno tuntu tw'udusanduku ngo ndushyiramo ute, ni app ibimfashamo. Iyi ngiyi rwose ndayikunda cyane, cyaze yonyine nyifatanya n'iyi ngiyi ya InShoot, kuko nayo nyine iyi ya InShoot nayo ngenda nyeditingiramo byinshi bitandukanye. Nyine iyo maze gukora izi video niyo nyeditingiramo nkayiha background n'ibiki byose. Nayo ni nziza, gusa wowe utarakora subscribe ndagusabye bikore, ngenda nkwereka utuntu dutandukanye. Urabona mfitemo app nyinshi, zino zose nshaka kuzazibahuguraho mukamenya uburyo zikora. Muno harimo harimo DJ, iyi ngiyi niyo kudija, hakazamo app nazo nzashaka kuzazibahuguraho izi zose. Hakazamo KineMaster, iyi ngiyi ikora video neza cyane, iyi app ikora video cyane, nubwo naratangira kubereka ibintu byayo ariko nabyo ushaka kuzabibigisha. Hakaza indi nayo nifashisha nkora video, naragera kuri iyo, harimo yino ikata indirimbo ikanazikomvata, iyi ngiyi ikazamo n'iyi ngiyi na Snapchat ndakeka murazizi. Hakazamo n'iyi ngiyi ya mega z'ubuntu, abantu mufite simukadi za Airtel rwose nta kwigora gukoresha aka app, ni imiti mbese ni uburyohe. Aka ngaka nako nshaka kukabigisha. Hakaza iyi nayiberetse, ahubwo indi irenze ni iyi ngiyi, iyi ya video maker. Nayo ushobora kuba wafata ingoma niyo yaba ari undi muntu ukayikoresha nyine ugashyiramo amashusho yawe ukikorera video yawe. Hari n'indi ndakeka izi ngizi za YouCut nazo ndazikoresha cyane, ni iyi ngiyi. Mbese izi zose nzikoresha muri video zanjye mba nkora, ndashaka kuzabigisha uburyo nkoramo izi video. Woweho utarakora subscribe bikore, uzajya ubireba byose 5/5. Sawa, murakoze, ndabakunda. Kanze mbategurira n'indi video ushaka ko buri gihe byibuze nzajya mbaha video n'imwe cyangwa ebyiri ku munsi. Sawa, murakoze.